Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza, nge nitwa uwaje neza Diane Denise, nkaba ndi umukorerabushake w'umuryango SMS, ijwi ry'umubyeyi utihebye. Mu gifaransa akaba ari Cri du cœur d'une mère qui espère. Intego z'uwo muryango akaba ari gushakisha abari abana bazimiye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kwakira umubyeyi witwa MUKARUTABANA Veneranda. Umubyeyi ushakisha umwana we witwa NIZEYIMANA Jean Claude baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umubyeyi Veneranda, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa MUKARUTABANA Veneranda, nkaba nshakisha umwana wanjye NIZEYIMANA Jean Claude. Tukaba twaraburanye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tukaba twaraburaniye mu makambi dutaha. Icyo gihe uwo mwana akaba yaratwawe n'abasirikare bitwa abakotinja barindaga umutekano w'impunzi. Baraje bamusanga kuri Burende, bahita bamutwara umwana, ndanamubuza arananira. Ndavuga ubu se kubona nta mutekano dufite urajya hehe koko kushaka kuzapfa tutari kumwe? Umwana aransubiza ati aho nagwa hose byaba ari ugupfa rwose, ati ndagiye. Ariko nsubiye inyuma gato, abo basirikare n'ubundi bakaba bari baramwigombase, bakamujyana kuntuza ku makambi yabo aho bacumbitse ku mahema yabo ahitwa Ibiruma. Inkambi twarimo ni inkambi y'Igatare. Baraza rero n'ubundi niba wari usanzwe abavungishiriza amadolari mu mpunzi, niba wari usanzwe bakorera byose mu mpunzi. Noneho araza arambwira ati ndagiye. Se mugiye? Ati yabitaga shebuja. Ati tujyanye na ba databuja, ati ahantu bita intuza Irucuru. Noneho uwo mwana tukimara gutandukana hari nko kuwa gatatu ku manywa, nijoro bahita basenya amakambi. Umwana tuburana dutyo, ajyana n'abo basirikare. Ariko amakuru yaje kumpa nuko bavugaga ko n'ubundi yari kumwe n'abo basirikare ngo barajyanye. Abo basirikare rero naje kubaririza bambwira yuko ngo n'ubundi ari abazayirwa, ariko bakaba baturuka ngo za Kinsasa. Ngo rero umwana mu burantyo ndataha, ndategereza ko yazataha nk'abandi, ndaheba. Nyuma yaho rero ambwiye ko ajyanye na bashebuja, akajyana n'abo basirikare. Ubwo inkambi muri iryo joro barayishenye. Bayishenye turataha. Baradushorera turataha. Ariko twagataha ngewe numvaga mfite impungenge ko ntashye musize mu nkambi. Kandi noneho we yakundwaga n'abazayirwa bari bo bose. Ahari yumve ko hari n'igihe abazayirwa kazi b'Ubutembo baje kumusaba ngo ajye bacururiza nkamubima. Niwo mwana w'umuhungu mfite wenyine, ntago namutanga. Bansaba n'imbabazi bati muduhe tuzajya tumuzana aze kugusura. Ntiwoya, ntago nabaho umwana wanjye. Ahari yumve ko yakundwaga na buri wese, wasangaga n'abana babazayirwa bamukunda, abari bo bose baramukundaga, ugasanga aratahana n'abana abafasha agatoki ku kandi. Ubwo rero namuha kumenya yuko ibyo ari byo byose
namuha n'umuryango we. Uwa mbere ni bavuga menshi, uwa kabiri ni Mukanyemera, uwa gatatu wamukurikiraga ni Uwimana, uwa bucura yitwaga Uwizeyimana. Abo bariho uwo nabuze ni mukuru wakurikira witwaga Rudomoro, ariwe Ntabanganya Imana. Abandi bose bariho, na se niwe utariho, ise yitwaga Fideli Bizimana, yaguye mu nzira tugenda mu nkambi. Kandi twari kumwe n'ababyumva ubwo arabizi niba akiriho. Mu bantu twari duturanye n'umugabo witaga Barubukeye, yari afite n'umuhungu biganaga witwaga Sekidende, barimo kujya mbiri ku manota. Ahantu twavomaga ku mugezi witwaga mu Gatoki. Twari dutuye mu cyitwaga serire Cyuga, segiteri Cyuga, serire Nyagasozi, ahitwaga Commune yari Bweramvura. Aho yigaga ku mashuri yo mu Cyuga. Ubwo rero abo ntibuka bamwigishaga, abarimu bamwigishaga nibo ntibuka, ariko yibuke ko yigaga mu Cyuga, tugasengera ahantu bitaga Paruwasi Kabuye. Ubwo ndamubwira ngo n'abaturanyi twari duturanye, uwo mugabo yitwaga Barubukeye, undi yitwaga Karigaba. Yibuke nuko twahunze arwaye malaria, tugahungira mu mashuri y'Urubingo. Twageraho nkamukuraho muhetse ninjoro, arebe nuko icyo gihe ninjoro naje kugwa mu kintu cy'isimu bari baracukuye muhetse, agira ngo ndapfuye. Ndamubwira ngo ndacyari muzima. Ubwo rero niba kiriho agihumeka, ingero muhaye nizo, nawe agomba gutaha kuko umuryango we urahari, mu Rwanda turaho, turi amahoro. Ese umubyeyi Veneranda ko yatubwiye ko Jean Claude yari arwaye malaria igihe mwahungaga, ubwo yabashaga kugenda, yari arwaye bimeze bite, mwamufashe gute? Yari yararwaye malaria, yararembye, naho ngaho n'abavandimwe bamuhaga utunini. Noneho ubwo ngubwo icyo gihe hari ikigo twari duhungiyeho cyitwaga icya Jari. Noneho duhungira ku mashuri y'Ijari. Noneho tugeze mu mashuri, inkotanyi ziza gufata igihugu. Zifashe igihugu, noneho bararasana. Muri ayo masasu rero twahise dusohoka twirukanka, duca hagati y'amasasu agenda ahurirana. Noneho twirukanse turamwibagira, tumusigamo. Nuko hari ninjoro tugeze ahantu mu Masaka, ndavuga nti niterewe umwana, ndeka nsubira inyuma. Umwana mukubita mu mugongo. Yibuka yari kumwe n'umukecuru witwaga Ana Maria Mukamusana. Uwo mukecuru ari masenge, nawe atabasha kugenda. Ariko naragiye mpeka umwana kuko niwe nari nshoboye, kandi ni wari ukiri mutoya, mpeka umwana mukubitaho igitenge ndagenda. Ubwo rero namaze kugenda muri iryo joro, ngera ahantu nahanutse. Ndahanuka nikubita hasi muhetse. Nikubisa kubera ko kumanywa izo nzira bari barazishe, ariko ninjoro ntago twarebaga. Nikubisa hasi muhetse, arankurura arambwira ati mama turapfuye. Nti oya, ndi muzima. Ubwo rero nagiye muhetsa ahunga arwaye iyo malaria. Tugize amahirwe rero malaria iza koroha, turakomeza turagenda tugera muri Zaire. Yibuke rero kubwo ibyakurikiyeho muri Zaire nuko twageze Goma isagapfa kandi yapfuye tukiri kumwe twese. Tumaze kuva Goma, yibuke ko umuntu wadukuye Goma ari uwitwa nyirarume witwa Muzatsinda, ari wadutwaye mu modoka akadutwara ahantu bita Ikiwanja. Twe ntago twahungiye mu nkambi, twahise tujya Ikiwanja, tujya mu bazayirwa badukodeshereza inzu. Noneho yibuke rero ko nanone uko kudukodeshereza inzu, yibuke ajya kureba aho indege yagwaga, ko yahataruye umwana wa nyirasenge, nawe wari warayobye inzira. Aza tubwira ati dore yankurije aharyamye, tutigenda ujye kumutwereka cyangwa se ubonye, ati niwe turahamukura. Yibuke ibyo bibazo byose yagiye acamo, ko rwose mu binyakuri
ikiwanja twaje kuhava ari uko bamaze kwirukana impunzi mu bazayirwa, baratwirukana dufata imodoka itujyana i Katare. Katare rero niho twagiye tuba mu mpunzi, tubana n'impunzi. Ubwo rero mu gutaha nibwo yabuze, nibwo namubuze basenya inkambi dutaha, nibwo namubuze. Ubwo rero amagambo yanjye nayo arahagije. Urakoze mubyeyi Veneranda kuri ubu buhamya utugejejeho bwo gushakisha umwana wawe Nizeyimana Jean Claude. Nkuko mwabikurikiranye, baburanye bari mu buhungiro mu gihugu cya Congo, ariko igihe kigeze ko batahuka mu Rwanda. Yari umusore w'imyaka 15. Icyo yakwibuka yumvise ubu buhamya ni uko mu guhunga, igihe cyahise cyo guhunga bava mu rugo iwabo aho bita Bweramvura, igihe cyo guhaguruka, icyo gihe Nizeyimana Jean Claude yari arwaye malaria. Hanyuma mu guhunga bahungira kuri Jari, ku mashuri ya Jari. Igihe havuze amasasu bagahunga, nyina yaragarutse aramuheka nubwo yari umwana mukuru. Icyo ni ikintu Jean Claude atakibagirwa, kandi akamenya ko uwo mubyeyi umukunda wamuhetse icyo gihe akimushakisha n'iki gihe, amusaba ngo niba yakurikiye ubu buhamya abe yahamagara nimero ya SMS igaragara hano hasi, hanyuma bazongere bahure. Murakoze.